umwijima uvira mu mucyo, oya. Ntiwanavuga ko umucyo uvira mu mwijima, ubwo ndavuga ijoro ko rivira mu manywa, oya. Nta zuba rishobora gucana saa 8 z'ijoro. Ubwo se niwumva ko wibeshyera ko uri umunyabugingo kandi ugenda mu mirimo y'umwijima? Ubwo se niwumva ko wibeshya ko uzabana n'Imana, Imana itanakuza ahari? None njya mbona abandi bitiranya ibindi ngo twese ngo turi abantu b'Imana. Yego, abantu bose ni ab'Imana, ariko abantu bose si abana b'Imana. Ntabwo byumvise neza. Abantu bose baremwe n'Imana, ariko abantu bose si abana b'Imana. Umuntu w'Imana wenyine ni umuntu ukora iby'Imana ishaka. Mu gihugu cyose Nowa ngo yari umuntu ukora iby'Imana ishaka. Imana igiye kurimbura igihugu iravuga ngo Nowa wowe bazi inkuge, hanyuma n'abantu bose uzagirira ibambi ubaburire, noneho unabinjizemo. Arababurira bose, hinjiyemo n'abanyabyaha kubw'umukiranutsi. Imana yari yabahaye promotion, ariko barabireba batapo. Ba Nowa rero biyi minsi ni batwebwe turi kuvuga ngo nimuve mu mwijima nimujye mu mucyo bitangaza. Ntiwaba rero uri umwijima ngo ube n'umucyo icyarimwe, oya, ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo rero uyu muntu ugendera mu mucyo nugendera mu by'Imana ishaka. Satani kimuzana ni ukwica, kwiba ndetse no kurimbura. Iyo amaze kukunyaga amahoro akwereka ko imbere nta buzima, akagushora mu bikorwa bitandukanye. Kubana na Yesu iteka mwijuru bidutera umunezero, bikatwishimisha. Mwisi n'umushyitsi sinzayihoramo, ahubwo ndi mu rugendo unjyana mw'ijuru, mu rugo rw'Imana ajya runyereka, ndurora runyegereye, arumpishuriye, bituma nifuza cyane kugerayo. Ni wo mwandu w'Imana, Yerusalemu nshya. Pawulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana, niko tubisoma. Iryo sezerano urinsohoreze, tubane no muri iyi si, uhora undengera, nungenza utyo mwami, umwuka nuhera, urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa, nibwo nza kumenya nk'ukunzi mukiza, niratira imbere yawe ko tuzahorana.
Ndagusuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana, igishyitsi cyo kwa Dawidi, intare yo mu muryango wa Yuda, ukinga ntihagire ukingura, kandi ukingura ntihagire ukinga. Uwo rero niwe wenyine gusa ufite igisubizo cy'ikibazo wibaza. Yakobo yigeze yisegura ibuye abantu bamutaye, hanyuma ngo aryamye yiseguye ibuye ari wenyine, ngo abamarayika bamwe bajyana ibibazo yatanze yari afite mu bitekerezo bye, hanyuma babisikana n'abandi bazana ibisubizo. Ndagira ngo nkubwire ko hanyuma y'ikibazo uri gucamo hari igisubizo cyacyo, kandi ntuzibagirwe gushima Imana, kuko niyo ikora ibikomeye bitarondoreka, kandi niyo yomora abakomeretse badafite ubomora. Nta shinge na rugero ufite, Yesu akubereye maso. Isi iri guha umwanya abantu bafite icyo bafite, ariko kandi abatagize icyo bafite iri kubegeza inyuma, kandi isi iri kuramukwa kubera ko iri kudandabirana n'igihe giheruka. Ndagira ngo wumve ko abantu bageze ku rwego bakurikira ibitagira umumaro, ariko ibifite umumaro bigaburira ubugingo ntabwo birebwa. Ariko icyo si cyo tugendereye gusa cyo kugira ngo turebwe, ahubwo icyo tugendereye, hari babiri cyangwa batatu bizerera mu Mana bari gutaha ijuru. Icara tuganire ku makuru y'urugendo rujya mu ijuru. Uyu munsi ndagira ngo nkwe ibimenyetso 5 bikwereka ko uri umwana w'ubugingo. Benshi muranyandikira mukambwira ngo se apostles niki muntu yakora kugira ngo abone ubugingo, cyangwa se niki gihesha ubugingo? Icyambere, ugomba kumenya ko guhabwa ubugingo ni ubuntu bwa Kristo. Yesu yarapfuye arazuka. Mariko 16:16, mugende mubare mwe bose mubabwiriza ubutumwa bwiza, uwemera akabatizwa azakizwa, ariko umuntu utemera azacirwaho iteka. Kandi ibimenyetso bizagendana n'abizera ngibi: bazavuga indi mishya, bazirukana abadayimoni, kandi bazafata inzoka nibanywa n'ikintu cyica, ntacyo kizabatwara na hato. Aho ni ku murongo wa 17 naringeze ngo kandi ibimenyetso bizagendana n'abizera, bizagumana cyangwa bizagenda cyangwa bizabana n'abizera. Bazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, bazavuga indi mishya, bazafata inzoka kandi nibanywa n'ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Imana ihimbazwe ko ari Imana y'ibitangaza. Hepfo haravuze ngo nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo ajyanwa mu ijuru, yicara iburyo bw'Imana. Abo barasohoka bigisha hose umwami Yesu ari kumwe nabo, abafasha akomeresha ijambo rye ibimenyetso n'ibitangaza byagendanaga naryo. Niki kikwereka ko niki kiguhesha ubugingo? Ni ukwizera ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Hari ibyitirirwa ubutumwa bwiza ariko bitari ubutumwa bwiza. Hari inyigisho 3 abantu bigisha bakazita ubutumwa bwiza, ariko ni ubutumwa bw'isi, ntabwo ari ubutumwa bwiza. Hariho abantu benshi biyita abakozi b'Imana, ariko sometime iyo barebye imbuto zabo, imigendere yabo, ni abakozi b'ibyaha. Muzajya mubita abakozi b'ibyaha. Umukozi w'Imana agenda nk'uko Imana ishaka. Umukozi w'Imana agenda mu murongo w'Imana. Muri Yohana aravuga ngo umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora icyaha, kuko imbuto y'Imana iguma muri uwo muntu. Data wambyaye hari ADN navukanye yiwe, hari amaraso ye mfite. Maze gukizwa hari andi maraso nakiriye y'ubumana antegeka kutanywa ibyo data yanywa. Abayanywa inzoga ntabwo myemerewe, kuko nakiriye imbuto y'ubumana. Rero hari abitwa abakozi b'Imana, namwe mwita abakozi b'Imana, mu by'ukuri ijuru ntaho ribandika. Ni abakozi b'ibyaha. Ibyo ni ihishurirwa ry'umwuka. Rero kugira ngo ubone ubugingo, nuko wizera Kristo, ukizera ubutumwa bwe bwiza bwa Kristo. Hari inyigisho yigisha abantu guhora baterana amagambo, aribwo mubone nyine abantu bafite amatayito amwe na bahora bashyamiranye, ngo we wamvuze, ngo nawe wamvuze, ngo nanjye ndakwishyuye, ngo nanjye ndakwishyuye. Iyo ni inyigisho iri sataniste, kuko icyo abantu bahamagariwe ni ukwamamaza ishimwe ry'abahamagaye. Ariko kubera ko abantu benshi bakeneye kwamamara cyane, ntabwo bitaye ko Yesu amenyekana, ahubwo barashaka kumenyekana kurenza Yesu. Ndagira ngo mburire abantu, ntabwo wamenyekana kurenza uwakumenyekanishije, ntabwo bishoboka. Iyo bigenze gutyo, wowe ushaka gusatira icyubahiro cy'Imana, irakumanura ikagukubita hasi.
ibyo ni ibintu muzagenda mubona, si amagambo yacu. Rero hari indi nyigisho nanone ikundisha abantu isi. Rwose kuba mu isi nta mahoro yuzuye wahabonera. Inyigisho rero umuntu wese uhora guhagaze imbere agukundisha iby'isi gusa n'uw'isi. Bibiliya iravuga ngo aho ubutunzi bw'umuntu buba ni naho umutima wuba. Umuntu ugukundisha isi ubutunzi bwe buri naha gusa uzanabibona pe. Ariko se uribaza icyumba cya nyuma uzaba winjiyemo kukuka kanyuma uzaba uri guhumeka, hari vewe tuzavuga ngo ni guhumekereho? Hari dangerova se uzabwira ngo reka ngaruke modoka yanjye wari nziza sinshaka gupfa? No, ntabwo bizaba bigikunze. Ngewe rero ndiho ngo nkubwire ngo ukwiriye kwita ku bugingo bwawe cyane, uko iby'isi Imana irabitanga ni imigisha ibonekerwa mu gakiza. Ariko iyo ni impamba y'urugendo idakwiriye kutwibagiza intego y'urugendo. Nshuti zanjye, kuri ridatashye ministère mu gihe tumaranye, ntabwo urabona ko ntabwo uri mubona ko isi igeze ahantu nayo ubwayo yasinze, isi yasinze, n'abayiriho basinze. Kandi ntabwo basinze amahoro n'umunezero uva mu bumana. Bamwe basinze utuyoga dutandukanye twica, bageze ku rwego bitirira ko tudunda ubwonko, ariko umuntu agakomeza kudunda ubwonko. Urumva isi itageze ahantu idandabirana. Ukwiriye rero kwiyarura hakiri kare, ukamenya ko ufite ubugingo cyangwa nta bugingo ufite. Rero kugira ngo uhabwe ubugingo nuko wizera Kristo, ukizera n'ubutumwa bwiza. Icya kabiri, murambaza muti eske umuntu w'Imana twamubwirwa n'iki? Buriya ntabwo uriho ngo umenye umuntu w'Imana n'utari uw'Imana. N'umumenye uramugira uti? Urukungu ruzakurana n'amasaka. Icyakoze Imana ntizabura guhana inkozi z'ibibi, kuko ibitugu by'abapfapfa Imana ibihata inkoni. Kandi erega n'izo bakubitwa ni nyinshi nuko bazikubitirwa mu gikari. None se uyu muntu akubwira ngo amaze imyaka 100 ngahe mu gakiza, ntapfa ntakira ntazuka mbese araho nyine nawe, no kureka inzoga byamunaniye, wowe urumva ko ari agakiza? Agakiza igisobanuro cyako cyangwa se umurokore bisobanura umuntu warokotse. Hari ibintu uba wararokotse, hari ibintu uba wararetse ukava mu babikora ukarokoka. Amen. Hanyuma kugira ngo umenye ko ufite ubugingo, ngiye kubabwira ibintu 5, hanyuma dusoze kuko nibyo umwuka yanshyize ku mutima kugira ngo tubiganireho. Ese ugenda mu muhanda? Iyo ugenda mu muhanda ujye utekereza ku iherezo ryawe. Ukwiriye gutekereza ku iherezo ryawe. Ese iyo ugiye gushyingura umuvandimwe cyangwa ugiye gushyingura umuturanyi, buriya kwirimbi ujye uhigira isomo ko umubiri ari ubusa? Ntabwo nzi niba uryiga, ariko njye ngiga buri munsi iyo nagiye gushyingura abantu. Cyambere mbona ko umubiri ari ubusa. Cya kabiri mbona ko uwirata akwiriye kwirata impano y'ubugingo bw'iteka ryose, Kristo Yesu. Niwe mpano y'Imana, niwe bwenge bw'Imana. Eske ujya utekereza iyo ubonye umuntu wari warakize ari ku rwego ruhanitse yakennye, ujye wibaza impamvu yabyo? Ujye ubona ko isi idasakaye uwo ari we wese yanyagirwa? Niba rero ibyo mvuze byose ubibona, wikigira igufwa kandi uri inyama. Narimuze ngo orohamo tuganire. Iyo umuntu ariho aba yumva atazapfa. N'ubu nicaye aha sindi gutekereza ku munsi wo gupfa. Ndumva ejo mfite imishinga, ndumva nejo bundi mfite mavuga butumwa, ariko sinzi niba ejo nahageze. Ibyo biri mu maboko y'Imana. Ariko kuko mfite isezerano ryo kurama, cyo cyizere ndagifite. Ariko nanone iyo umuntu apfuye ndeba ese namurushaga iki, nkasanga ntacyo, nanjye nzapfa. Noneho rero nawe ubwo umenye ko uzapfa. Iraka ryose waba ufite uzajyayo. Icyubahiro cyose waba ufite uzapfa. Amafaranga utunze kuri konti ntiyakubuza gupfa. Uburinzi bwari bwo bwose ntibwakubuza gupfa. Noneho tuganire nk'abanyabwenge bamenye Imana. Mu by'ukuri numara gupfa wumva uzajya hehe? Nyuma yo gupfa uzajya hehe? Ndagira ngo dusobanure isi y'umwijima n'isi y'umucyo. Umenye iyo umuntu apfuye yerekeza he. Hanyuma tubone tuvuga ibintu 5 byakwereka ko ufite ubugingo uzapfana ubugingo
ukazukira muri Kristo Yesu. Umuntu ukora ibizira iyo apfuye ise ni Satani, kuko Bibiliya iravuga ngo mukomoka kuri so Satani. Ndumva afite ubutumwa buryana muri ino minsi, mwihangane abantu ba mama bacira hani kubite, mwihangane kuko Bibiliya iravuga ngo ninkubwira kuburira abantu ntubaburire, abanyabyaha ntubaburire bagapfa bazira ibyaha byabo utarababuriye, ngo ubwo bugingo bwabo nzabukubaza. Mu yandi magambo, njyewe mu ruhande rwanjye ku giti cyanjye ndi gukaraba, ndi kukuburira naniburira nanjye, ndi kurokora ubugingo bwanjye n'ubwawe. Iyo rero ugendera mu mihango ya gishitani, iso ni Satani, ugomba no kuba fiyeri yabyo, ukavuga ati papa ni Satani, kubera ko ibyo ukora bigaragaza so. Ibyo biboneka muri Yohana ngo umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Ngo muzi yuko uwo yerekaniwe kumaraho imirimo ya Satani, ngo kandi nta cyaha cyari kimurimo. Hanyuma umuntu udakora ibyaha nawe rero, byensire ni ibintu byumvikana bita biba clear, ibintu bita bipadusukamo ibisata bibiri: igisata cy'abemera Imana n'igisata cy'abemera Satani, igisata cy'abana b'Imana n'igisata cy'abasataniste. Ni ibintu biri kumvikana. Iyo rero ukorera iso, ubwo hari Imana hari na Satani. Iyo ukorera Imana ukora iby'Imana ishaka, iyo ukorera Satani ukora ibyo Satani ashaka. Dore ikibazo kibaho rero, abantu bashaka kudeviya, bashaka gukora ikintu nakita nk'ikinyuranyo, bagashaka gushyira akaguru kamwe ku Mana ngo bakorere Imana, ariko bakanavuga ati abantu bakorera Satani nabo turabona bafite umudendezo, agacomeka y'akaguru. None ndibaza, ubu iyo habaye intambara ku mupaka, ejo bundi nabonye ku makuru M23 iharanira uburenganzira bwayo muri Kongo, nk'abanyagihugu ba Kongo bari kurwana na FARDC, igisirikare cya Kongo. None ndibaza, umuntu wari ku mupaka, amasasu arimo kuvuga, nabonyeho n'abadusetsa bavuga bati ibintu biroroshye, hashira akanya bati birakomeye. Buriya umuntu wari kuvuga ngo mpagaze mu Rwanda, mpagaze no muri Kongo, ntabwo yari kuraswa. Akaguru kari muri Kongo gashobora kuba kari kuraswa. Noneho tugaruke, umuntu uri mu Mana agashaka no kuba muri Satani, nta bugingo aba afite, kuko uwo Bibiliya yimwita akazuyaze. Nta konje nta shyushye, ni akazuyaze. Imana rero ntibana n'akazuyaze, ntabwo izabana, ntabwo iha ubugingo abantu bakazuyaze. Iyo ubugingo umuntu wahisemo kubana n'Imana agakora ibyo Imana ishaka, ibyo bibonye umucyo. Hanyuma tujye ku kindi cya kabiri, kugira ngo tuvuge ibintu bitanu bigaragaza ko ufite ubugingo. Icya kabiri, habaho ijoro n'amanywa. Mu itangiriro ravuga ngo Imana iravuga ngo habeho umucyo, umucyo yiti wita amanywa. Hanyuma iranavuga ngo ni habeho umwijima, umwijima yiti wita ijoro. Ni ibintu bibisikana. Iyo umucyo uje, umwijima uhita uhunga, ariyo ya manywa. Iyo umwijima utangiye ya masaha ya 12 saa moya saa 2, amanywa arahunga. Haleluya. Rero nanone ntiwavuga ko umwijima uvira mu mucyo, oya. Ntiwanavuga ko umucyo uvira mu mwijima, ubwo ndavuga ijoro ko rivira mu manywa, oya. Nta zuba rishobora gucana saa 8 z'ijoro. Ubwo se niwumva ko wibeshyira ko uri umunyabugingo kandi ugenda mu mirimo y'umwijima? Ubwo se niwumva ko wibeshya ko uzabana n'Imana, Imana itanakuza ahari? None njya mbona abandi bitiranye ibindi, ngo twese ngo turi abantu b'Imana. Yego, abantu bose ni ab'Imana, ariko abantu bose si abana b'Imana. Ntabwo byumvise neza. Abantu bose baremwe n'Imana, ariko abantu bose si abana b'Imana.
umuntu w'Imana wenyine ni umuntu ukora iby'Imana ishaka. Mu gihugu cyose Nowa ngo yari umuntu ukora iby'Imana ishaka. Imana igiye kurimbura igihugu iravuga ngo Nowa wowe bazi inkuge, hanyuma n'abantu bose uzagirira ibambi ubaburire, noneho unabinjizemo. Arababurira bose, hinjiyemo n'abanyabyaha kubw'umukiranutsi. Imana yari yabahaye promotion, ariko barabireba batato. Ba Nowa rero biyi minsi ni batwebwe turi kuvuga ngo nimuve mu mwijima nimujye mu mucyo bitangaza. Ntiwaba rero uri umwijima ngo ube n'umucyo icyarimwe. Oya, ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo rero uyu muntu ugendera mu mucyo nugendera mu by'Imana ishaka. Satani kimuzana ni ukwica, kwiba ndetse no kurimbura. Iyo amaze kukunyaga amahoro akwereka ko imbere nta buzima, akagushora mu bikorwa bitandukanye. Ariko kandi ndakumenyesha ko hari ibintu bitanu bishobora kuranga ko uzabona ubwami bw'Imana. Icya mbere ni ugutinya icyaha kandi kahana. Niba ugambana ukumva ntacyo bigutwaye, iso ni Satani. Niba wiba ukumva ntacyo bigutwaye, iso ni Shayitani. Niba ufata iby'Imana yaremwe ugafata igitsina cyawe ukagikuraho ugaterekaho ikindi, iso uramwumva. Ni igihe turi kuvuga ubutumwa, ntabwo nsimbizi, menya buheruka. Urumva turi kuvuga imbwa mu mazina yayo. Niba urya amafaranga yawe ukarya n'ay'Imana, ukavuga ngo abantu b'Imana ngo ibyo bafite ngo ni ibintu biraho ngo byestaye, kandi muri Maraki, reka magusomere humve, reka magusomere Bibiliya ntuyemerenyaho nanjye se, reka ngusomere muri Maraki humve. Maraki ibice bitatu, Maraki ibice bitatu. Niwe muhanuzi wa nyuma wahanuye mbere yuko Imana ihagarika kuvugana n'Abisiraheli. Nyuma ye nta wundi wahanuye, niko ntekereza. Oya, hanuye Nawumu hajyaho n'abandi, ariko Maraki nawe yarateguzaga kuko Imana yendaga guceceka, yenda gucecekana abantu. Yego ni Maraki, nibyo nari nibeshye, niwe wa nyuma. Mu bice bitatu, buretse wumve wowe, buretse wumve ibihanura kuza kw'integuza y'Uwiteka. Dore nzatuma integuza yanjye izambanziriza, intunganyiriza inzira. Umwami mushaka azaduka mu rusengero rwe, kandi intumwa y'isezerano intumwa y'isezerano ry'ishi ry'Imana dore iraje, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ninde uvuze? Ni Nyiringabo. Reka twihute, ndashaka kujya ku murongo wa 7. Ibyaha by'abantu b'Imana bagira ubugugu. Umva ye, none se kugira ubugugu bibaye icyaha? Sikuri kwibaza, sikuri kuvuga. Iyi ni Bibiliya. Ibyaha by'abantu b'Imana bagira ubugugu. Nimubwirize, nimushaka mupfe. Nimubwirize, amagambo nabashirana inzara ibamare. Ibyaha by'abantu b'Imana bagira ubugugu. Ukamara imyaka n'imyaniko ureba intumwa y'Imana ikwigisha ijambo ry'Imana, yaraye ijoro isenga kugira ngo wakire ubwo butumwa bwiza, kugira ngo uve mu byaha uzabone ubugingo bw'iteka. Wowe ukajya uvuga ati navuge iyamuhamagaye izamumenya. Iranatumenya ni nabyo, ariko se noneho ubwo bugugu wari uzi ko ari icyaha? Ntabyo wari uzi, ndakonekereza. Haleluya. Murongo wa 7 bavuze ngo uhereye mu bihe by'abasogokuruza muhora muteshuka mukareka itegeko ryanjye ntimuryitondere. Nimungarukire nanjye
ndabagarukira. Imana ishimwe cyane. Hanyuma umurongo wa 8 ndasimbutse ndihuse, ravuze ngo mbese umuntu yakwima Imana te? Ariko mwebwe mwaranyimye. Iyo ni Imana iri kuvuga. Murambaza muti twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya 1/10. Reka ndekeraho. Ngaho rero urarurwana n'amahembe, ariko ntunashaka gukora mu butunzi ngo usapotinga umurimo w'Imana, usapotinga abakozi b'Imana, kuko bari mu gihe cy'amage. Wowe uri gufatikanya n'abanzi b'umusaraba kubatera amabuye ngo Imana ngira ngo ntimureba ko ngo batakoreraga Imana. Ese ninde wo kugiza umucamanza? Ese nuca imanza abantu benshi ukabacira imanza? Imana izaca izihe noneho? Rero kwima Imana nukwima abakozi b'Imana. Ibi gusa nyine ubiseseyemo, isi yaroramye kugeza ku rwego nyine buri wese ari mu isura ya escroquerie. Ariko ndakumenyesha ko ntabwo mvuga ibi kugira ngo wenda ndarire, kuko n'imyaka nabayeho nyine natunzwe n'Imana, izakomeza kudutunga rero. Ariko nanone ukwiriye kumenya ko habaho ibyaha. Iyo rero ufite ubugingo utanga mu Mana, urabiba. Niba ubona akaboko kawe karifunze, ntabwo uri umwana w'ubugingo, kuko Imana irahabwa, ihererwa mu bakozi bayo kugira ngo babashe gukora umurimo w'Imana. Ibiganiro dukora turabyishyura. Iyo tuvuze ngo tugure kamera, iyo ushyizeho amafaranga yawe uba ukoze umurimo w'Imana. Icyo ni ikimenyetso gishobora kukwereka ko nanone uri umwana w'ubugingo. Ariko nanone aho harimo question, kuko hari n'uwashyiraho nanone atari umwana w'ubugingo. Ku kijyanye n'imirimo cyo hari bangeso nziza abantu bakunda gutanga gusa ntibiguhesha ubugingo. Oya. Hanyuma ikindi kimenyetso cya gatatu cyerekana ko uri umunyabugingo nuko muri wowe uyoborwa n'umwuka w'Imana. Yohana arabivuga. Yesu ajya kuzamuka. Uyu munsi nabaye ibyanditswe byinshi muri hangana, ndabizi ko bamwe ntimugisoma ijambo ry'Imana. Imana yambwiye ko tuzajya dusoma ibi byanditswe, kuko isi mu gihe kiraza kuza iraza kuducarenga imvuga uti ibyo muvuga byanditse he. Hanyuma ubwo tuzabakubita ibyanditswe, nibageraho bavuge bati rero nayo turayiciye iyo Bibiliya, tubona uko tubagandagura. Yohana 14 urwandiko rwa Yohana 14:15. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri, wa mwuka wera. Ntibishoboka ko ab'isi bamwe babarizwa mu mwijima bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebwe muramuzi kuko abana namwe, kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga nk'ipfubyi, ahubwo nzazaho muri. Hasigaya umwanya muto, ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Imana ihimbazwe. Ikikwereka ko rero uri umunyabugingo nuko uba utunze umwuka w'Imana. Uwanyweye inzoga anuka inzoga, uwariye ibinyomoro cyangwa se wariye imbuto zimuhumuraho. Buri muntu wese
icyakora nicyo kimugaragaraho. Umunyabugingo nawe rero ahorana umwuka w'Imana. Icyo ni ikimenyetso cya gatatu cyerekana ko uri umunyabugingo, nuko uba ufite umwuka w'Imana muri wowe. Ni isezerano twahawe abera b'Imana gutunga umwuka w'Imana, ari we Bibiliya yise umufasha. Nzaboherereza umufasha wo kubana namwe. Aya ni amagambo Yesu yavuze agiye kuzamuka. Simbasize nk'ipfubyi. Bari kuganya, bari kuvuga ngo uradusize, none se uwo mwuka wera azadutuburira imigati turye ko watuburaga imigati? Arababwira ngo azakora ibirenze ibyo nakoze, ngo kandi hasigaye umwanya mutabisi ntibabe bakimbona, ngo ariko mwe muzambona. Twe rero turabona Imana buri munsi, turareba Imana uko bwije uko bukeye, turumva ijwi ry'Imana uko bwije uko bukeye. Imbaraga z'Imana ziri ku banyabugingo. Icyakane nsatira icya gatanu gisoza cyerekana ko uri umunyabugingo, nezere kuri kwandika. Muri wowe ugira umutima nama gucira urubanza, ubura amahoro iyo wakoze ikibi. Kandi icya gatanu nihuta, umunyabugingo wese aca bugufi. Ndagaruka mu ijambo twasomye kare mu kiganiro cyabanjirije iki, guca bugufi. Ariko murahibuka ni mu Migani 22 umurongo wa 4, wicisha bugufa kuwa wicisha bugufi. Umuntu uca bugufi wese burya no munyabugingo. Ibyo bimenyetso byose uko ari bitanu nkubwiye, niba ubyujuje nukuri ndahamya ko umwuka w'Imana ibyo yanshyize ku mutima uri umwana w'ubugingo. Ibyo byose kandi nahereye ko nkubwira ko ugomba kuba warizeye umwami Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ivuga butumwa nakagaruka twahisemo umurongo wo gukorera Imana, kabone naho isi itatwemera ijuru rizatwemeza, kandi kabone nubwo ibinyoma igihumbi bya batraining bikaba bigahitinga cyane, ukuri kumwe kuzatsinda ikinyoma kugihonyore. Bibiliya muri Maraki iravuga ngo mwebweho abafite ubwiru bw'Imana, izuba ryo gukiranuka zirizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Imana iguha umugisha, wari uri kumwe n'umuntu w'Imana musangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Mwami Yesu, ndagushimiye kubw'uyu muntu wari ukurikiranye iyi nyigisho igaragaza abana b'ubugingo n'abana ba Satani. Hari ibiranga abana b'Imana, nibyo tuvuze. Tugarutse tuzavuga ibiranga abana ba Satani, kugira ngo buri wese azamenye icyiciro ahagazemo. Kandi ndabizi neza ko iyi nyigisho uzakomeza kuyikuza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wakoze kubana nanjye uyu munsi wose, mu mbaraga z'umwuka wera uherekeze ikiganiro gikwira isi yose, kugira ngo abantu basobanukirwe umwijima n'umucyo. Izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro, kuko ntawe uzongera kwitiranya ijoro n'amanywa, kandi ntawe uzongera kwitiranya umwijima n'umucyo. Umugisha umuntu wese wari udukurikiye, tubisabye twizeye ku mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Shalom. Imana ibahe umugisha.